dusubize kuri uriya munsi wo kwa kabiri byagenze bitubundi kugira ngo bimenyekane kuri hari habaye iki byagenze. Murakoze kandi ndabashimiye kuba mwansanze kugira ngo mugire ukuri mumenya. Umunsi wo kwa kabiri ntabwo mu by'ukuri nari nagiye mu kazi, niriwe mu rugo ku bwa fete y'umwana yari yarayibaye hano mu rugo iwanjye ya anniversaire yiwe, bituma ndyama naniwe bucya mu gitondo ntajya mu kazi. Niriwe mu rugo ariko kuko hari abantu bageze muri 5 dukora amakomande tukabibashyira mu rugo, harimo uyu muyobozi w'umurenge bavuze, harimo n'abandi bayobozi bakorera ku mupaka w'u Rwanda na Kongo hano, harimo n'abandi baturage babiri ariko batavuka mu Bugarama bahakorera akazi. Abo nibo bantu. Ubwo rero mu gitondo ngi abenshi mbanyuramo bahamagara mbabaza komande ibyo turi bategurire. Mu byo mbategurira haba harimo imireti y'amaspeciale cyangwa no kubategurira ikawa cyangwa n'icyayi cyangwa n'amaboyiro, dore ko ibyo byose ndabitegura muri business yanjye. Rero bose narabavugishije, buri wese ambwira icyo akeneye, mpamagara abakozi banjye nkoresha, mbabwira buri wese icyo bari bumushyire nkuko na gitifu bamushyiriye komande. Mu by'ukuri niriwe mu rugo, naje kuhava mu masaa 9, nibwo mu masaa 10 gitifu yarampamagaye, ariko saa 6 murumva muri bande nababwiye tugemurira bo n'ubundi komande twari twazijyanye. We rero saa 6 ntabwo ngo yabonetse, yari kumwe ngo n'abakozi bo ku karere bari mu maname no mu Bugarama. Saa 10 amakomande y'icyo ndi bumutegurire koko turagitegura. Tumaze kugitegura dutegereza ko yatubwira kuko urumva twakijyanaga ari uko ari mu rugo. Dutegereza ko amamagara ndaheba, urumva ngiye mfitemo restaurant ngomba kurara nteguye ibyo abakira ba mu gitondo, kuko akazi kanjye gatangira saa 11 za mu gitondo, ngaburira bamwe mu bagiye gukora muri iki gihugu tuturanye cya Kongo. Rero ngomba kurara nteguye ibya mu gitondo, urumva ko ntari naniriwe mu kazi. Ngiye byabaye mu masaa 3 ko na telefone yanjye nayeretse ubuyobozi igihe namuhamagariye ngiyewe. Saa 3 zirenga nibwo namuhamagaye kuko ngiye nari ngiye gutaha turi mu masuku, ambwira ko arimo guparika imodoka nta kibazo twabimushyira. Mu byo yarantumyemo na Fanta Coca 0. Naratashye kubw'umutekano wanjye n'ubundi ntabwo nge nakundaga kugenda ninjoro ndi njyenyine, nagiye njyanye n'umwana we. Impamvu mvuga ko ari umwana we, mu itangazamakuru mwumvishe ko avuga ko ari akana k'agapeti, ni umwana w'umuhungu w'imyaka 15, ninjye umumenyera buri kimwe, ni umwana wa mubyara wiwe. Niyo mpamvu uvuze ko ari umwana we, umwana wa mubyara wawe ari umwana wawe. Turabana hano mu rugo, ariga ninjye umumenyera ibikoresho. Uwo mwana we yamerekeje mu rwego rwo kugira amerekeze duhereze umuyobozi komande ye, tunakomeza ngeze mu rugo, then agaruke ategere n'undi mukobwa mbana nawe mu rugo. Uwo mwana koko twaragiye turahagera kuri portail, ntabwo hari hakinze, turinjira tugeze ku muryango wiwe, ntabwo wakinjira mu zimu rudakomanze. Narakomanze, aravana imusunike. Byagaragaraga ko ariho yari acyajya ko n'urufunguzo rwarimo inyuma mu rugi. Hamwe ngo nisunike ndasunika, yasohotse mu cyumba yambaye itiriningi, pantaro y'itiriningi nesume gutya mu bitugu byiwe. Araza aradusuza n'uwo mwana, muhereza agakapu kari karimo komande, maze kumuha agakapu arangije ajyana mu cyumba. Urumva akigafata yabonye ko nta Fanta tumuhaye, atubaza impamvu ya Fanta tutayizanye, mwiyegisiza bamubwira ko nge nayibagiwe. Niko kubwira wa mwana niyihuta banza yizane ajye yamperekeza mu rugo, niba ngombwa ndabereka ko gitifu yabaga nta rugendo rurimo naho dutuye. Uwo mwana kwa gusubirayo, gitifu yinjiye ajyana ibyo nari muzaniye mu cyumba, aho gasohokana ya masahani bamushyiriyeho mu gitondo, komande ya mu gitondo. Ndatekereza n'igisirikare cyangwa polisi nacyo cyakemeza ko cyadusanga nayo mfite agatete kano gakapa abadamu tujya guhahiramo mu isoko, kuko nanagataye aho ngaho. Rero yaramaze kukampa mu ntoki, twumva akayagara k'abantu, nta n'iminota irenze 5 umva nari mpamaze ntegereje uwo mwana. None twumva akayagari k'abantu, umva we yarahagaze ku muryango w'icyumba cyiwe, nge mpagaze ku muryango wa saro. Asohoka nyine akurura urugi rwa saro, bani rwa rukinze, agira asohoka areba abantu bari hanze, kuko atuye ku muhanda. Ni muri quartier mugira ngo mwajye mubona imihanda ko agiye atambitsemo imihanda. Kwa kujya gusohoka ngo arebe ari portail mva ntiyari ikinze, nibwo Didier yinjirana n'uwo bita Fulgence. Nibo nabashije kumenya, binjira basakuza kuko Didier bakizakira akaboko ku munwa. Kwa kwinjira nyumva nayo mpagaze ku muryango, gitifu yasubiye inyuma
ahita icyo numvishe kuri telefone ni nk'inzego yahamagaraga avuga ngo urugo rwe bararuteye abantu bari kuvuza induru. Didi yinjiye we aramubaza we bite kuntereye urugo ngo nari nyine avuga ko amufatanye n'umugore wiwe. Undi none Didi na Fulgence nge basigaye barwana nabo kuko n'ubu nge hari imvune numva nifitemo, kuko bo baje bansunikira muri saro kugira ngo bankingirane muri saro ngwana nabo kuryo uwitwa Fulgence yansunikaga yananiye umugere mu nda ansunika ngwa muri saro bo bakingire inyuma twe tugumemwe imbere. Nanjye narwanye nabo bigeze ubwo nabonye ko icyo bashaka ari ugufunga n'abandi bantu bari hanze batangiye kwinjira, ngewe ubwanjye nkuramo urufunguzo kuko n'urufunguzo nafunguye ndufite n'inzego nararuberetse urufunguzo mitandukura mu rugendo ushyira mu ipantaro itini nge naye nambaye. Wa Fulgence urumva nge nta mbaraga nayo kujyaza kurwana n'abantu babiri, we yahise akurura urugi nyine afata iseriri inyuma, ngewe ngumana na Didier mwimbere muri saro. Nibwo Didier telefone yiwe yarafite nabonye aresamagara bamwe mu bafamiye biwacu avuga ngo ngeramfashe. Abantu urumva barahuriye baraza, uwo nabashije kubona waje bagata bakingura akadusanga muri saro ni nyiri igipangu gitifu yabagamo umugabo witwa Sibo. Aza yaje amutonganya kuko yaje amubwira ngo Nadine komanda asanzwe azana, nibwo bwa mbere umubonye yinjiramo hano abwira Didier niko yinjiye amubwira undi ati wimuvugira, undi ati asanzwe twese atuzanira amakomande no mu ma weekend twabaga duhari kuko aho gitifu habamo n'abandi bantu babiri umuganga n'undi mwana w'umusore asanzwe atuzana amakomande no mu ma weekend kuko nge mbaga ni hene yagena kwaga n'amaburushete bakama amakomande. Ubu hari hasangahe umujyana komande Didier bavuga ko ngo winjiye mu saa moya ngo akaza saa 5 tubwire amasaha hari basana ko version cyasha twumvise ko bya biburya byabaye hakiri na kare nta n'amasegonda yarashize umwana agiye kuzana fanta amasaha hari basangahe. Okay, urakoze iki kibazo mbajije nanzwe ndi bukibabwire kuko nanjye mfunguriwe nakurikiye ikiganiro kiwe yagiranye n'umunyamakuru. Biranashimisha cyane kuba wavuga ko ninjiyemo saa moya. Hari ikintu ndi buze kubatangariza muri hangana n'inzego zose nzivugemo kuko nazo ukuri barakuzi. Uwo munsi ntekeza ko aho mfunguriwe hari amakuru nanjye ubwanjye nakurikiranye. Uwo munsi Bugarama hari habaye amatora mu makoperative y'imiceri. Ayo matora hari hajemo vice mayor n'abakozi bo ku karere, harimo n'abanyamakuru bo kuri radio Rusizi. Abo nibo narashije kumenya mu gusoza akazi. Ntekeza ko nayo mpamvu gitifu sata nta komande yaduhaye kuko atabonetse. Mu gusoza akazi mfite amakuru ko basuye ahantu hari hamaze imisi hasenyurwa n'imiyaga, nyuma bagiye kwiyakira mu kabari bita VIP. Hari ikibazo nange numva mwazabaza bamwe mu bayobozi ko Didier avuga ko ninjiyemo saa moya. Njyaka kanya makuru mfite nahawe na bamwe mu basiliveri babaserivaga ko vice mayor na gitifu batandukanye saa moya zirenga hafi saa 2. Ubwo iyo saa yanjye ninjiye kwa gitifu gute ko nta rufunguzo rwe nagiraga ninjiyemo gute? Icyo ni icyambere. Amakuru aka kanya mfite nuko nyuma yuko gitifu atandukanye nabo yamanukanye n'umugabo bita Arufa bafite uruganda rw'imiceri hano rwa Kotikore. Bahavuye bajyana ku kabari kegereye naho gitifu abani kwa nyirawe w'umugabo wanjye bajya kuhicara n'ubundi bavuga ko bitandukaniye mu masaa 3 kandi nange nababwiye ko no muri telefone naberekana hamagaye gitifu saa 3 zirenga biragaragara. None ubwo saa moya ninjiyemo gute ko nta rufunguzo rwe nagiraga? Namwe yenda nabazankurikirana ikibazo nange mbabajije mbaye mwingero z'abayobozi b'akarere n'uwo wo ku ruganda kandi na telefone ikorana buhanga rera byerekana igenge navuganye nawe. Byarangiye inzego zije za gisirikare za polisi, nta kindi twavuganye nabo. Banshyizemwe ipingu, urumva twari twasohotsemo, banshyiramo ipingu nawe bamushyiramo ipingu. Turagenda na Didier turagenda tugeze kuri station ya polisi. Nta bintu bigeze batubaza. Komanda yaratwinjijemo nk'umuntu ugiye kugira ikintu atubaza, birangira nta kintu atubajije. Bansabye ibyo mfite kugira ngo ngewe mbibahereze. Telefone niyo nabahaye, mbahereza n'imfunguzo za mfunguzo nababwiye nakuye mu rugi, mbahereza n'isaha iyi nambaye ku kaboko. Basabye Didier ibyo afite. Ntekeza ko aka kanya ndananga iki kibazo ndi no kukibaza impamvu abantu badafungwa kimwe kuko bamusabye mu byo afite avuga ko ntabyo, kandi telefone yayihaye uwo Fulgence ndababwira nicyo yaje gukoreshwa mu ijoro ko narabirebaga byose.
telefone yayihaye uwo Fulgence n'ikofi yiwe ayikuramo ayiha uwo Fulgence na sentire ayihereza uwo Fulgence. Nta kintu na kimwe polisi ya Bugarama yabitse cya Didier. Banjyana aho abantu bafungirwa, ndagenda njyamo. Nkimara kugeramo nararanye n'urugamba cyane aka kanya, nshinja abapolisi barayijoro harimo Uwizeye Imana kuko nasomye ku uniform yiwe n'undi w'inzobe ntabashe kumenya izina rye n'uwo Fulgence. Nyuma yuko yenda bakomanda batashye simbizi, baraje bajyana ibiganiro na Didier, nje byose narabyumvaga bavuga no ku muyobozi. Uwo Fulgence icyo numvaga mu kanwa kiwe n'ubwo akiri kwa gitifu yaravugaga ngo arihoreye kugeza aka kanya. Nge ntabwo nazi ko gitifu yigeze n'abasirikare bamufunga kuko yavugaga ngo we n'abari abasirikare ngo arabakomesheje. Nge ntabwo natangaza icyo ntazi baba barigeze bapfa. Mu byo rero numvaga haje kubaho ko nge narabyumvisha ndaseka. Setse niba Didier yaragize ngo ni telefone ndi kuvugiraho, nge ntabwo mbizi. Yumvisha abapolisi uburyo ki ngewe mfite telefone. Baraje baza banyuka inabi bambwira amagambo mabi, ngenda babwira ngo mufite uburenganzira bwo kunsaka cyangwa niba station ifite umupolisi umukobwa naze ansake. Ahagira ngo ibyo babikore babwiye uwo twari dufunga ngo nge nansake. Umufunga mugenzi niwe nge wansatse. Ibi mbabwira nawe ndakeka niba atagifungiye ku Muganza amakuru mwayabaza, cyangwa bari bafunganye na Didier ayo makuru mwayabaza. Nge niwe wansatse ahera hasi agera hejuru asanga ariko wakababwira nta telefone na Dina afite. Niwe wansatse bari kubireba. Ndababwira ngo ntabwo ntekeza ko ahantu nzahagoma, ariko iyi dosiye izatwara benshi. Icyo cyo narakibabwiye pe, kuko bambwiraga nabi cyane, bambwira ngo iminsi y'igisambi ibintu nk'ibyo. Ikindi yenda nge ari abapolisi. Ikindi nge navuga uwo Fulgence yaje kumfotora. Nge ntabwo numva ukuntu umuntu w'umuturage, yenda bavuga ko ari maneko, nge simbizi. Sinumva ukuntu umuturage aza gufotora imfungwa muri mabuso kandi abapolisi bari aho ngaho. Iyo Fulgence ntabwo ngiye mu maso yanjye hano mu Bugarama n'ubwa kabiri nge nari mubonye. Okay, aho mfunguriwe hari message ndende nge nabashije kubona, sinzi ikinyamakuru cyayisohoye kuko ntabyo nigeze nyine nabibonye nka message n'ubu ndayifite. Hagaragara ngo akagambane kakozwe n'uwo Fulgence ngo narandi manager n'umuyobozi w'umudugudu. Mu byukuri n'ukubibona nkuko byansanze muri telefone, kandi nekeza ko abantu bamwe na bamwe ibyo bintu barabibonye. Rero ngewe ntabwo narinzi ikibazo uwo Fulgence yagiranye n'uwo muyobozi. Nge ntabwo icyo kibazo nari nkizi. Nuko rero byagenze. Urumva ibibazo nge yagendaga ahura nabyo, nge ntabwo nari mbizi. Muri make rero nuko nguko byagenze. Fulgence rero aramfotora password ni Didier wayikuriye muri telefone yiwe, kuko yakoresheje telefone yiwe akoresha n'iya Didier. Arafotora. Cyo abapolisi bari bararebaga baraho ngaho ko ngewe nanatonganye nabo ndi kubabwira ngo nzavamo kandi nzabarega. Gufotora bagufotoye uri mwimbere? Nge nari mwimbere no twari dufunganye nababwiye ko ari waje kunsaka. Didier yabumvisha ko ngewe mfite telefone, kandi telefone ntunga nimwe ni nayo nari natanze. Ahubwo nababwiye ndabaza ese kubera kimwe abantu badafungwa kimwe, niba ngewe mfunzwe bakanyaka ibyangombwa byanjye nkabitanga, undi we kuki adafungwa ngo nawe abitange? Umuturage yemeye kubika ibyangombwa by'umuntu kandi wa muntu harimo maboko ya polisi? Nange kwe n'ikibazo mbabaza. Hanyuma sura kuri ya menace abapolisi bamukoreraga, abapolisi bambaye umwambaro bakubwira ngo iminsi ngirabazenga ibiki n'ibiki, sura kuri ako karengane k'abapolisi. Ibyo bari bamaze kubibwirwa na Didier. Didier ababwira ko ngira ngo no mu itangazamakuru icyo kintu mwaracyumvishe, avuga ko yari asanzwe aza hani wanjye gitifu. Ngewe rero mukumva nsetse kuko nge nabyumvaga, ngewe bwanjye ninge kuko naranaye babwiye. Ntabwo ntahuye na nange naza kwibabwira, ntekereza ko haro ni wanjye muri hano, ntekereza ko niyo gitifu Didier ahamusanga akanamusanga naha hanze. Yenda cyane ikimenyetso kiza cyo kumaza ngo arungiriye mu rugo kugira ute, wese ko no muyobozi yenda afite uburenganzira bwo kugira icyajya kwaza umuturage mu rugo rwiwe, ariko yenda niyo ahamufatira nicyo kimenyetso cyari kugaragara. Rero we Didier nibyo yababwiraga, ababwira ko ngiye yarancunze igihe, kandi narwo ntabibabwiye. Ngewe gitifu mugaburiye amezi 4 na message zuko anyishyura zirabigaragaza ndazibereka. Hanyuma rero urayaho ngaho ku Muganza ubanza ni mu Bugarama, kuri polisi ya Bugarama, kuri station ya Bugarama. Uraharaye mu gitondo abantu babyutse bavuga ko ngo babarekuye mwese, byagenze bite mu gitondo? Nge ntabwo bandekuye, uwo barekuye ni Didier. Umuribe yaraje arandeba
komanda nawe araza arambaza ngo ese ribu ntirambaza, mubwira ko batarambaza, numva aravuze kuko mabusi y'abagore n'iy'abagabo bijya kwegerana, numva abwiye Didier ngo nagende nibamujyane. Rero ntabwo ibyakurikiyeho hanze nge sinayo kubimenya kuko nge nari imbere, ahako nekeza ko Didier watongeye kugaruka mwaho ngaho. wowe wakomereje nge nagumye mwaho ngaho, bibaye mu masaa 6 nibwo nagiye kubona mbona umuribu araje arambura ngo ninsohoke, ndasohoka banshyira mu modoka ya ribu yari twayo n'abandi bantu. Nagiye ntaza aho ngiye, ahako numva ko bashaka kuba banjyanye ku Muganza, mbona ntabwo ari ku Muganza dukase, mbona dukase tujya Kamembe. Narinze ngenda kuko arandi twaciye bari bajyanye izindi mfungwa, numva ko ngo nanga ariho banjyanye, ariko byaje kurangira ngiye ku bitaro bya Gihundwe. Baranjyanye ngeze ku bitaro bya Gihundwe, abaganga baranyakira. Bamaze kunyakira barabanje baranganiriza, ngiye mbakana ko nta mibonano mpuzabitsina nigeze nkorana na gitifu. Byarangiye rero bamfashe ibizami, bamfata ibyo bakorera nyine umuntu bakeka ko yakoze ubusambanyi, byose barabinkoreye. Birangiye mwavuye rero Igihundwe tutaha uri oya, navuye Igihundwe turamanuka, ngira ngo banzanye ku Muganza, banza bangaruye hano mu Bugarama, byarangiye banjyanye ku Muganza. Ku Muganza ngezeyo namazemo nk'iminota 5 ndakeka, nibwo bansohoye aho nari mfungiye. Bansohoye banjyana aho ribu ikorera, nije musangamo abantu bagera mu 10 barenga. Ubwo rero umwe nyine muri bo aranganiriza, babanza nyine no kunyibwira, sanga ni vice meya w'akarere, sanga nawe ambwira ko ari komite bakorana. Nibwo ronge batangiye kumbaza amateka yanjye na Didier, nyabatangirira rero uko yatangiye, ndanange ndaza kuyababwira. Bigera rero kuri amunsi nkuko namwe mwawombajije, ndawo basobanurira nkuko nyine wagenze koko. Mu byo vice meya yambajije imodoka ya gitifu bavuga nagendagamo. Nababwiye ko nta modoka ya gitifu nigeze ngendamo kuko mbaye narayigenzemo, ngo no guha umuntu ifuti birashoboka, ariko ntayo nagenzemo. Mbabwira ko iyo nakeneraga gukoresha transport nategaga nk'abandi, cyangwa ngakodesha imodoka kuko ngiye mfite permis nditwara, ngakodesha imodoka ngatwara, dore ko cyane nakundaga kwitwara ntembereje nk'abana banje ahantu runaka. Arambaza ngo ko Kivu Marina, kuko umwana wanjye agira anniversaire yageze ari ku cyumweru, kandi koko namujyanyeyo n'amafoto arahari, ko bavuga ko wagiye n'imodoka ya gitifu. Mbabwira ko nge nakodesheje imodoka itari ya gitifu, ninywera na essence, mbereka message dore ko telefone bari bayifite, nagiranye n'umushoferi twumvikana amafaranga ari bunce kugira ntware anangarure. Namwe izi message ndazibereka na nimero y'uwo mushoferi yitwa Masudi, niwe wantwaye angeza Igihundwe. Ntekeza ko abantu bavuze ko hari abagabo babiri Dida yakekaga banjyanyeyo ngo bagaragaye bazanira umwana wange keke. Abakozi bo muri Kivu Marina murabazi, nibo bazaniye umwana wange keke bamuririmbira bambaye n'uniform yo mu kazi. Kandi Kivu Marina ni hotel ikomeye, igira kamera nayo yagaragaza uko twahinjiye nuko twahasohotse. ariko se guhimba ngo imodoka ya gitifu kandi wayikodesheje ku ruhande n'ibimenyetso amagani ufite wishyuriyeho, ibyo binyoma byose bituruka he, bikorwa nande? Nge nekeza ko ibyo byose bituruka kuri bamwe ntakemeza, kuko bavuga ko hari akagambane kari ko nge sinakemeza, kandi bikanaturuka no ku mugabo wanjye, dore ko yenda atari we muyobozi wa mbere ashyize mu majwi. Ntabwo ari we wa mbere rwose. Ako ibijyanye n'imodoka byo ntekeza ko n'uwa hano natiraga imodoka, yenda ntavuze amazina yiwe, n'uwa hano nakodeshaga imodoka n'abaturage bazi, nawe yamunshinjaga. N'abakiriya banjye banywera iwanjye nabo yabanshinjaga. Rero ntekereza ko ntabwo ari we muyobozi. Hari bimwe ndibuze kubereka bya liste y'abagabo yigeze akora 25, anshinja ko nge naryamanye nabo mu gihe nabaga i Kigali. Mwiyo liste hariho n'abayobozi, hakaba hariho n'uwabanjirije iyi Bugarama. Ntabwo rero uyu Vincent, niba ngewe yenda ndaza kubibabwira mu mateka, mu gihe amazaha yaje narahukanye sinari impari. Kandi impamvu mbabwira iby'imodoka, n'uwamubanjirije Didier yigeze ava hano ajya ku karere, asanga umudamu w'uwabanje kuyobora, ajya kumubwira ngo yabonye, kuko nari narahukanye naragiye, ajya kumubwira ko ngo yambonye nipostinze ngo negamiye imodoka y'umutuku. Umugore waramubaze, imodoka y'umutuku niyo modoka iba mw'iki gihugu?
nyine ni imodoka y'umutuku ni ahubwo yabarumbwiye ko wamufatiwe urumva afite ibintu byinshi yamubajije Didier kuryo yaragiye no gufungirwa kuko ariko amakuru yose narakurikiranaga ndi i Kigali ashiriye amagambo umugore wiwe niwe wari umuyobozi nawe mwagenda mukamubaza hanyuma tugatsinda gatoya haravuga bati bisanzwe bizwi na Dina na Gitifu Betsade Paul ariko abandi bakavuga bati bahuza ni business abandi batireka ni ibintu bizwi na Didier akaza bishimangira kuriya ubundi umubano wa Dina na Betsade Paul hari ahandi hasumbye aha business cyangwa kumugaburira nk'uko abivugaga bihuriye. Okay, murakoze. Ntekereza ko ngiye Vincent Muzi nkiri n'umukobwa akora kuri radio Rusizi akorana na Guinness Umutoni. Umva nge nari n'umwana Guinness Umutoni wani mubyara wanjye. Vincent uretse kumumenya icyo gihe Vincent nge nongeye kumubonesha amaso yanjye ahubwo nge ndi kumuregera. Inyandiko ndayifite ndayibereka na raporo imwe ashobora kuba ari kuzira yakoze ayikora ari kumwe na nyirarume Cogoza ngiye. Iyi raporo amwe mu byo twahavugiye icyo gihe ngewe Didier yari yankubise nge ndamuregera ariko twapfaga ibi by'imitungo yenda mu mateka ndaza kubabwira kuva nkigaruka anyemera ko imitungo yose twahahanye nawe yemeye kuyinshyiraho ariko ngeze hano ahubwo ingaruka mu rugo sanga ahubwo yayibarujeho mama wiwe inyandiko zose ndagenda nzibereka rero nekereza ko impamvu yagiye cyane amwishyiramo tunagenda yagiye abivugana bakomanda ibyo bintu babivuga kuko barabyumvishe yaravugaga ngo raporo yakoze kandi iyo raporo yayikoze na nyirarume ahari Didier ariko yemeraga amakosa icyo gihe yemeraga amakosa akemera ko imitungo yose yandikishije ku bandi harimo na mama wo mubyara yemera kuyigarura icyo gihe twavuye Gitifu w'umurenge atwihereye gahunda ko ari nawe uzabidufashamo tutagiye no mu bandi akaduhuza n'ushinzwe ubutaka mu murenge akadufasha kuva twahava Didier n'umuntu wavaga imbere y'ubuyobozi bikarangira gutya yenda ndaza no kubabwira bumwe mu buyobozi no mu miryango yagiye yemerera. Turacyari ku Muganza na Vice Mayor n'aba bantu byaje kurangira gute nawe bayobozi banganiriza Okay, twaraganiriye nkuko natangiye mbibabwira nabo mbibasobanura uko byagenze mbabwira gutyo mbabwira ko uwo munsi ku cyumweru najyanye umwana ku wa mbere marene wiwe ni nawe waje ariyo fete nababwiye narayemo hano bituma ntaryama karare mpamvu ku wa kabiri ngiye ntagiye mu kazi ku wa mbere marene wampamagara mbwira ko ari aka gift ashaka kuzanira umwana harimo n'agakeke ndaza mbwira abaturanyi baraza n'abana dufitira umwana ubwo niwo munsi ku wa kabiri mwumva ntagiye mu kazi ko numvaga naniwe bigenda nimugoroba abaribwo njyana nabwo n'iki kibazo cyabaye rero njye abayobozi narabasobanuriye bimwe mu byo nababwiye nitangazamakuru ndi kubivugiraho narababwiye ngo uretse ko njya mbona Bugarama ntamenya uko nayifata kandi nasiko bose ari babi ariko n'abantu bafata ikintu bakagikwiririza uko kitari njye narabimubwiye rwose ndamubwira njye ndi umuntu mukuru ku myaka yanjye 30 ndi umuntu uzi kibi n'ikiza ndi umuntu ko nakundana n'uwo buyobozi nakundana nawe ariko sinakundanye nawe njye nabaga ndi mu kazi kuko nababwiye ko n'utari we hari nabandi naherezaga ibyo kurya ko kandi n'ubu ngubu rwose n'undi wose uzakenera serivisi yo kunamushyira icyo kurya njye mba ndi mu kazi kari kakazi gatunze babana ariko naberekaga ko mbereka n'inzego naregeye ko uyu mugabo nta kintu kimwe amarira abana kandi imitungo yarayijyanye rero abayobozi byarangiye bambwiye okera bakomeze babikurikirane nibwo nasubiraga muri maboss waje gutaha ryari rero binyuze mu buryo buryo wafunguye uwo munsi hari ku wa gatatu mu byo nabasabye ko bampa telefone nkavugisha metre wanjye kuko nari ntarabazwa kandi mfite metre uri kunkurikiranira gatanya numva ko metre wanjye ari ugomba kuza akankurikirana murabizi iyo murafunzwe hari n'uburenganzira mwe namwe atabafite cyangwa banavuga n'ibintu kubera ubwoba ukishinja icyaha ku wa kane mu gitondo nibwo nabonye urumva iyo umuntu ari muri gereza abareba abantu bari hanze rimwe na rimwe kari amadirishya nabonye Gitifu ahaza yenda nange baraje baransohora musangamo harimo n'abashinjacyaha ndangije nge nta kintu bambajije icyo bampaye ni telefone bambaza abo nshaka kuvugisha mbabwira ko nshaka kuvugisha mama mbyara na metre kuko mama mbyara inkuru yarazumvaga ntabwo yari kubura kugira ihungabana kuko ninge mwana ngenye nafite rero ntabwo numvaga nshaka nge kumuhumuriza rero harimo rimwe nta muriro wari urimo nge mwiryo rimwe navugishije metre wanjye musaba ko yaza tukavuga nambwira ko yumvaga yari buze kuza kumbaza nyine uko ibibazo bimeze telefone yahise izima nta wundi muntu navugishije ngewe nsubiramo
kuwa gatanu nibwo umunyamategeko wanjye yaje, metero wanjye kuwa kane yaraje nge turavugana sinabazwa n'ubundi ndaramo, kuwa gatanu araza, amaze kuza ndasohoka ndagenda ndabazwa, ngeze hagati ndimo kubazwa imvura iragwa, iguye umuriro uhita urabura, nahubwo ni amasinga yaracitse, nabwo turategereza bishoboka nyine tumara amasaha menshi birangira n'ubundi nongeye nsubira mu metero arataha kuko umuriro nta wari uhari. Deni bigera kuwa gatandatu nibwo muri yaje arambwira ngo dore metero wawe ari gutinda kandi ngo twanamusabye ko twakujyana ubarizwe ruguru Kamembe, avuga ko akeneye kugusanga hari ku Muganza. Ubwo yenda twaramutegereje ahaza kuba gutinda, baza konsohora bama telefone ndamuhamagara ambwira ko aje, nibwo yazaga nyine ngenda bazwa, maze kubazwa barandekura ndataha, bambwira ko nzajya nitaba wa gatanu wa nyuma w'ukwezi. Ugeze kutubwira ko bya joro abapolisi bakoreye menase, bya menase byarangiriye kuri polisi, kuri rimwe nta kindi kibazo yigeze ugira cyo gufatirwa n'iki? Oya, bamfatiye ngiye gufunga umupolisi wari warayizamo, ntekeza ko ubwo yenda mu kazi kabo niko biba bigomba kugenda, ariko nta wundi nge nabeshyira rwose. Muri iki gihe cyose abana bari ko n'ubundi papa wabo ataba hano? Abana bari kumwe n'umwe mu hano, mfite umwana w'umukobwa tumaranye imyaka 6 angana n'umwana wanjye mutoya. Uwo mwana rero niwe wabamenyaga, niwe wabareraga. Wa undi se mwari mwajyananye komande we niwe uri kuvuga? Oya, ngiye urumva hano mbana n'abantu babiri. Okay, n'abantu bane kuko n'abana banjye barimo, mbana n'uwo mwana w'umuhungu, n'umwana wa mubyara wiwe, nkabana n'uwo mwana w'umukobwa yaje ari umukozi mu rugo, birangiye aba mwana mu rugo ninjye ubitaho rero abo ngabo. Nibo rero babanaga n'abana hano, uretse ko n'abaturanye bakurikiranaga abana na ba marene wewe babana. Hanyuma rero Nadina aratashye, urumva Bugarama bagira n'amagambo menshi, uretse na Bugarama byari byageze n'ahantu hose n'iki, ariko yo ku mutima wa hari ukuzi waje usanga rero ihura ari kimomo, bavuga bati Nadina bazari bitari byoroshye kwisanga mu societe bavuga gutyo. Njyewe ndi umuntu uzi guhita nakira ikintu kibaye, dore ko yendetse ko iki kibaye cyo kikajya ku itangazamakuru, ariko ikijyanye no kuba mparabika byo ni ibintu nyine bimaze igihe, kuko urumva nimba umuntu w'umugabo ashobora gukora liste y'abantu ahimbye muri we, cyangwa akabazi wowe witwa Claude n'urugero umukiriya wanjye agakora liste y'abo bantu, nta numwe yafashe, kuko nicyo cyo nigeze nshaka kukiregera. Rero nge ni ibintu nari menyereye, ariko nge mu buzima bwanjye ko nteye ndi umuntu uzi guhita nakira ikintu kibaye, dore ko nkuko babivuga buri kintu cyandikishijwe ikaramu biragoye kugisiba, ariko cyandikishijwe kereyo gomera gisiba. Rero nge ntabwo ndi umuntu warwanagura ikintu. Ikindi ntekereza ko uko byagenda kose twese twaremwe n'Imana, kandi nzi ko Imana nijya igaragaza ukuri. Muri abanyamakuru yenda no ku bitaro mwahajya sindamenya ngi ibisubizo, ariko narapimwe n'ibisubizo bibaye byiza bazabitangariza abantu. Nibyo mpamvu nababwiye ko numvaga ko nta kinshiraho urubanza kuri ya mugabo, numvaga nge nta kibazo mfite. Niyo mpamvu ibyo Didier yavugaga nge naramurekaga, kunshinja ubusambanyi ninge wakaba umushinje, kuko singe mugore we wa mbere, sinaba bana sibo bana biwe bonyine afite. Niba rero nge numva ko ahubwo ari nge wakakanya iwe yakagombye kubanyegera, ntabwo numva ko byari kumbera ikibazo, kuko ni byinshi nanyuzemo nihanganiye mu rugo rwanjye no ku bandi bagore yabyariye. Yego uko zasunyitse ubundi ko Didier yumvikanye agusebya n'ibyo bya liste twari tubizi ngo zabagoma 25 n'iki. Ubundi Didier we kubijyanye n'izo gahunda we nishyashya mu mibanire, nta gihe wenda we yaba cyangwa waranabyiboneye ameze nk'umutereta cyangwa asambana? Ibyo ngira ngo nabo bwarabizi. Hari n'ibimenyetso byinshi nigeze nereka abayobozi ba hano hamwe n'umuyobozi w'umudugudu. Ikindi nge sindi bijya mu musebye we nkuko yansebeje, kwenda mwanyegere kugira mbasobanurire mbaho ukuri. Yenda na mbere yanyu hari n'abandi banyamakuru bagerageje kuvugana nanjye, ngiye mbabwira ko atari ngombwa kuvugana n'itangazamakuru, dore ko nabwo nari ngifungurwa, mbabwira ko umutima wanjye n'unyemerera nzavugana naryo. Ubwo rero iko nshaka kubabwira, yenda namwe muri abantu reka mbabaze, ndi umuntu reka nemere ko yenda nge n'uryo ntari shyashya, ariko se mugani we buri umuntu ahabayeho ko hari ibipimo bimupima, burawe basanga ari nge mugore duhetse kubonana.
ariko njye sindi mu rubanza nawe, ahubwo icyo shaka kubabwira nuko iyo umuntu ashaka kugusebya aragusebya, ariko njye birahari byinshi nagiye mufatiramo akansaba imbabazi akica ibyiru ku buryo hari nawe wigeze agura igitenge $250 cyo kunsaba imbabazi. Uretse kwenda no mu mateka ndaza kubereka n'ahandi yagendaga agura ibitenge bya superi abinsabisha imbabazi, hari n'abayobozi nabo ndabibabwira. Ariko kubijyanye n'ibyo ngibyo byo ngira ngo nabo bwiwe aranabizi ibyo nagiye mufatiramo, kandi nk'umugore wumvaga nkeneye kubaka urugo rwanjye nkamubabarira. Ariko umuntu wawe agushyira mu itangazamakuru, reka mbivuge kuriya ibyinshi wavuze kandi n'ibinyoma akavuga detaye, hari abantu benshi babyibaje bavuga ati umugabo se uvuga ibi n'ibi ati yabyihorera, cyangwa wowe wabyakiye ute ko umugabo yavuga biriya mu itangazamakuru? Njye nababwiye ko ibi bintu bitantangaje kuko njye mbisanzwemo, mbimazemo imyaka 8 mu mateka. Ndaza kubibabwira nimba ubanye n'umuntu nabanye nawe ku 9 z'Ukwambere 2016 ngatangirana n'ibibazo by'urugo mu kwezi kwa 2, njye mbibayemo igihe kinini. Naho ibyo kunyandarika byo burantekeza ko nabandi babyumvireho, kuba ubutandukanye n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe, reka mbifate gutyo, ntago biba bikuyeho hari abana burenda rimwe na abantu batagira amahirwe yo kubyara bagatandukana gutyo. Ariko twe hari ikintu kiduhuje, ni kimwe nuko hari umwana ukura nta papa we yagize ariko yamazina yiwe akayandikisha. Rero mbe ntakiri kumwe na Didi, babana bazakura bazi ko Seworo Didi ari papa wiwe, dore ko njyewe ndaza no kubibabwira uburyo agenda yangiza abana mu mutwe ababwira amagambo atari meza, biri no mu birego nanjye kuzajya kumuregera kuko no ku kigo navuyeyo kubibabwira. Diregiteri wabo ntabwo nge ndi umuntu naciye mu ishuri ndajijutse, ntabwo ndi umuntu ngiye kuba nabwira abana ngo papa wabo ni mubi, yena natashye abana ari byo bambaza babwiwe n'abandi bana, ariko nge ntabwo namuharabika cyangwa ngo musebye kuko ni papa w'abana banjye. Nukuvuga abana hari ibyo bakubajije, abana barabibwiwe. Hari umwe mu babyeyi ukora kuri kiriya kigo wigeze ufungwa, yarabasanze arabibabwira kuko nabyo byarambabaje, ariko nta kundi kuko ni umugabo wanjye wari umuhamagaye. Uwo mubyeyi ukora kuri icyo kigo amusaba abana ajya kubareba mu ishuri. Umva umwana wanjye mukuru kari mu wa 3 primaire, araza avugana na papa wiwe abibwira umwana, abibwiye umwana ntiyabyumva neza ngo ahita kupa telefone. Nibwo uwo mubyeyi yabibabwiraga ngo mama wanjye arafunze, ngo mwihangane, ngo dore n'abanjye barihanganye, ngo nange igihe nari imfunze. Kame murumva nawe ntabwo yambere umubyeyi mwiza kuko abaturanyi ba hano babumvishaga ko ngewe ndi i Kigali. Abantu benshi nyine nibwo Nadine avuze, nibwo nibura abantu bagiye kumva verisiyo ya Nadine, ariko abantu benshi bari bazi nyine ko Nadine na Gitifu, nabonye hari n'indirimbo bahimbye we na Vincent rwose ubu mwabaye iciro ry'imigani. Nk'umuntu wiyo ngiyo wabyumvise gutyo, Nadine uriya munsi ukuri kuri muri Nadine ku mutima, nta kintu kigeze kiba hagati ya Nadine amenye iki, uwo muntu amenye iki? Okay, ntekereza ko buri koranabuhanga ni ryiza. Hari koranabuhanga ryo kuba wareba telefone ukareba se koko Nadine na Gitifu mu buzima bwabo basanzwe baganira iki. Icyo ni icyambe nk'abanyamakuru murabyemera. Ikindi cya kabiri, kwa muganga, niba kwa muganga na mbere ntibyabagaho, ariko bibiriho ko bapima umuntu bakareba. Nimba mbizi neza ntekeza ko bashobora kuba bavuga ko bigaragara mu masaha niba 48 simbizi, ntekeza ko ubwo niyo naba nabikoze imbere yaho byari kugaragara. Sindamenya ibisubizo byo kwa muganga, ariko ntekereza ko ibisubizo byo kwa muganga bitamara iminsi irenze 2 ku buryo aka kanya babaye ari byo babonyemo ntaba mfunze cyangwa ntago bari kundekura cyangwa na Gitifu abe adafunze. Rero ntekereza ko turategereza ibisubizo byo kwa muganga, ariko ku mutima wanjye ntacyo nigeze nkorana nawe, nta n'icyo nigeze nkorana n'ura mugabo. Nahuzwaga nabo no kuba ari umuyobozi yinjira mu bibazo bijyanje na Didier, nganahuzwa nawe n'akazi. Ikintu cyarimo kugira ngo dusoze, ubu nyine hanze baravuga bati Nadine umukozi wa Gitifu Vincent ashobora no gutakaza n'akazi cyangwa se yaranasebye bavuga ati umuyobozi n'iki na Vincent. Rero umukoze uko umuntu yavuga Vincent arenganye, Vincent umukoze ntago mukozeho kuko ntekereza ko ndi na mukuru nawe ni mukuru. Ntago ntekereza ko Vincent si wo murenge wa mbere ayoboye, nubwo mu itangazamakuru bavuga n'ibindi, ariko ntago numva ko ku bushobozi bwiwe se cyangwa bwanjye, ntago numva uburyo ki nge najya kuryamana na Vincent mureka kano kantu nkavuge umwana mperekeze.
dore ko yenda Didier wivugira saa moya ntabwo ko kuva aho ntuye cyangwa kuva ku kazi uhagera nta minota irimo ariko mbagura ko uwo mwana yari amperekeje kuko ngenda asanzwe ntaha njyenyine n'abakiriya banjye bamperekezaga bakangeza ku gipangu dore ko nshaka kuvuga kuri Vincent ngiye ndemezanya n'umutima wanjye ko bamubeshyera kuko niyo naba ndyamana nawe sinaherekezwa n'umwana wa Didier abone mpasigaye mbaye koko nduryamana na Vincent nanihisha ngacunga ko abana basinzira nkanihisha nkagena koko nkamusangayo ariko ntabwo nabwira umwana muri famille y'umugabo wanjye tubana kandi uwo mwana yahuraga na Didier akamubaza amakuru hano mu rugo ntabwo namubwira ngo tugire gute tujyane ikindi ntekereza ko nabwo ko atari wowe umuyobozi wa mbere na hano naba list y'abantu babakiriya banjye hari iwanjye nababwira yirwa ashyira mu majwi hano ikindi nge navuga nuko nge narenganurwa kandi nimba koko hari n'inzego zijya zirengera abana zikarengera abana banjye iki kintu mu gusoza ndakivuga Didier agira gusanga abana banjye ku kigo akababura ko mama bari umusambanyi Didier yategereye abana banjye ku muhanda hari umudamu n'umugabo bacuza ku muhanda ntakunda kwicara aburekesha umwana banjye nimero mu mutwe nimero yiwe mu mutwe ngo umuntu azajya abana wijiye w'umugabo hana azajya ajya gutira telefone mukibaza ko nakana kande k'imyaka 7 kujuje umunane ejo bundi urumva n'ibintu agashyiramo Didier yasanze umwana wanjye mu rugo rw'umugitifu w'akagari ni nawe wagiye kumusabira aragenda abwira umwana wanjye ngo haranirwa nsambana n'abasheferi ngo sinkajye mubeshya ko mba ndi mu kazi ngira ngo sinkajye mbwira umwana ko mba ndi mu kazi Didier akanyera gasura abana banjye mu ishuri akababwira ukuntu ndi mubi akanabwira n'ukuntu mama bari umusambanyi hari umuntu utwara abana banjye ku ishuri amaze kubakura kwigana incure ebyiri ababwira amagambo mabi uwo muntu yarabambwiye kandi n'iki kibazo kibanjye nenda kujya kurega n'ikimenyimenyi mwabaza gitifu w'akagari kuko niwe uhagararira ababyeyi ku icyo kigo abana banjye bigaho cyangwa se inkiko ziga zidusobanurira nimba zizaga zakira ikirego cyacu zikakimarana n'urugero umwaka cyangwa imyaka yenda baba bafite orere y'imanza noneho bana bagapfiramo babana bagapfiramo ko ngewe abana banjye babigenderamo bakabaho mu buzima bubi ariko nshima Imana yandokoreye mama akabanyitaho n'umuryango wanjye na bamwe mu nshuti zanjye kandi ndabashimira.